Iyi nkuru y'urukundo irasekeje. Umukobwa yabenze umuhungu w'umunyamafaranga w'umukire cyane, yikundira umuhungu w'umukene. Umva uko byagenze. Uyu muhungu w'umukire yari afite amafaranga ahagije kandi yakoraga igishoboka cyose uyu mukobwa bakundanaga ntagire icyo amuburana. Ikibazo cyose uyu mukobwa yagiraga gikemurwa n'amafaranga uko cyaba kimeze kose. Uyu musore yaragikemuraga kuko ifaranga yari arifite yarakoze ikofi. Uyu musore rero yibwiraga ko byose bihagije kubwo uyu mukobwa yamufatishije ko byarangiye. None yumvaga ko ubwo ikibazo cyose uyu mukobwa agize gikemurwa n'amafaranga uyu musore ashoboye kugikemura, yumvaga ko bihagije. Ariko uyu mukobwa nubwo yashimishwaga nuko uyu musore yamukemuriraga ibibazo byose bishoboka bisaba gukemurwa n'amafaranga, ariko ntiyigeze yishima mu rukundo kuko uyu musore ntabwo azi guha agaciro urukundo. Mbese ntabwo yamuteteshaga kuko abakobwa bose baba bifuza guteteshwa mu rukundo. Muri make uyu musore nta keya agira. Hashize iminsi rero haje kuboneka undi muhungu w'umukene, ariko uyu muhungu azi kwita ku rukundo, azi gutetesha, azi gutonesha, mbese kira kitu mu rukundo ari nacyo, ariko abuze amafaranga. Uyu musore yakoraga ibishoboka byose uyu mukobwa ntagire irungu mu rukundo, akamubwira utugambo twiza, akamutetesha, ndetse n'impano ziciriritse zidasaba ibirenze akazimuha kuko ubushobozi bwe bwari buzimwemerera kuzibona. Uyu mukobwa byageze igihe atangira kwikundira uyu musore w'umukene. Umusore w'umukire aho abimenyeye ararakara cyane. Amubajije impamvu, umukobwa amubwira ko nubwo uyu musore ari umukene ariko amurusha byinshi mu rukundo, kandi ko icyo uyu mukobwa ashaka ari urukundo kuruta amafaranga. Umusore w'umukire yarumiwe, atangazwa nuko umukobwa akunze umukene utagira amafaranga, akamwanga kandi we afite amafaranga. Uyu musore bimutera kumva ko burya urukundo rutandukanye n'amafaranga. Abona ko abakobwa bakunda kwitabwaho mu rukundo kuruta uko wabereka amafaranga cyangwa ubukire. Abakobwa bakunda keya, bakunda umuntu bitaho, mbese bakunda umuntu batetesha, bakishima mu rukundo, urukundo rukabaryohera. Iyo bagize amahirwe n'ayo mafaranga akaboneka, ariko umusore akaba yujuje n'ibyo byose by'urukundo, byo gutetesha no gutonesha no gufata neza umukobwa mu rukundo, umubwira utugambo twiza, umuhumuriza igihe ababaye, mbese ukamufata neza ukamuguyaguya, biba byiza iyo ubifite ukagira n'amafaranga. Ariko burya bakunda ibyo ngibyo cyane kuruta amafaranga. Uyu musore w'umukire rero yaje kubura umukobwa yakundaga kubera ko yari afite ubutunzi ariko adatunze urukundo. Uwo musore w'umukene wari wifitiye urukundo, azi no kuruha agaciro, aramwegukana, birangira bibaniye, urukundo rurabaryohera, barahirirwa, baribanira, baratunga, baratunganirwa, kugeza n'ubu niwe bari kumwe. Burya abakobwa ntibakunda amafaranga cyangwa ibintu, ahubwo bakunda kwitabwaho mu rukundo.
amafaranga akaza ari inyongera. Mu rukundo rero ntabwo amafaranga ariyo ya mbere, ahubwo icya mbere ni ukumenya kwita ku wo mukundana no guha agaciro urukundo kurusha ibintu. Ahari urukundo ibintu biraza, ariko hari ibintu urukundo ntirupfa kuza. Murakoze.